banze gukora? inama nagira urubyiruko rwanze gukora rero ni bakura amaboko mu mifuka. Hano hanze hari akazi, hari ubuyede, hari ubufundi, hari bakura amaboko mu mifuka baze bakure amafaranga. Ndagira inama abakobwa bakore makeup, bafate ibintu bya makeup babishyire hasi, ubwiza bushyire hasi, ubundi baze bakora akazi. Noneho babandi babyuka bifashe mu mufuka se urabagiriye inama? Abo ngabo nyine nibo mvugana nabo. Ese ngiye sindi gukora iki, sindimo gukora ikiyede hano. Bashyira ubwiza bwabo hasi, bakura amaboko mu mifuka, ubundi bashaka akazi bakorera amafaranga, ubundi twubake igihugu cyacu neza cyane. Iyo babonye se aka kazi bakakabonamo ko kavunanye, bakabona batagashobora, ni iyihe nama wabagira kugira ngo bazagakore nabo? Akazi kose rega muri iki gihe kurya ni ukubanza ukavunika ukibuka. Ntabwo amafaranga bakuzanira mu rugo, ntabwo amafaranga bakuzanira nk'abakobwa ngo babone ayo kugura makeup, ayo gukoresha umusatsi, ariko bashyize ubwiza bwabo hasi bakaza bagakorera amafaranga, bagashaka akazi karahari mu gihugu, ahubwo ikibazo ni uko batazi kugashaka. Bakaza bagakorera amafaranga, nyuma y'akazi ushobora kujya kwiyitaho ugakoresha umusatsi. Nkanjye mbonye nyine nyuma y'akazi wakibaza niba ari rozete.